Impundu bageni bahire. Iyi tariki y'ubudasa abageni bahire, nimufashe tuzamure amashimwe, Rudasumbwa usumba ibyo yaremye yakire, uzubane natwe nk'ab'ikana, utwakire uko tuje muremyi wa byose. Mu ntangiriro y'ibihe utaraturema, uyu munsi wari uwuzi nyir'ibihe, intebe ya buri muntu wari uyizi, uturinda mu bigoye ingorane urazoroshya, ngo zitaduca intege ntitugeze uyu munsi. Wadushyize mu mugambi wawe kera na kare, upanga guhura kw'abatari kumenyana, kubw'umugambi wawe mwiza udufitiye, udutegurira uyu munsi w'ubudasa, isano isumba iy'amaraso itugira amahwe. Waduhaye ubutumire budakumirwa, ikirere n'ubutaka ubiteguraho igezera cy'umubi, umwanzi ayikenya amenyo ayamarira mu nda, izacu zuzuye amafiriti na mayoneze, tunezerewe ijuru ritarivutse mu muryango. Bageni namwe nimwakire amashimwe, kubwo kubana uko Imana yabigennye, mutigometse nk'ab'i Sodoma na Gomora, ngo mugomere Imana nk'abo tubona ubu ngubu, Imana ibagomorane imigisha kubwo kuyubaha. Bageni muganwa murindwi inyatsi, urugo ruba urugendwa ruzira inzara, inzererezi z'inkozi y'amabi zibura inzira, inzangano zikumirwa muri mwe n'abanyu, mumanyurire hamwe umugati nka Yesu na Yuda. Babyeyi b'umukwe n'umugeni namwe, nimwakire amashimwe tubahunze, iyo mwasenze yumvishe gusenga kwanyu, ibatamirije ikamba ry'ababyeyi, muzarisohoze ijabiro ritabonetseho icyasha. Babyeyi muhetse n'abahekewe, ntimwikomange ku gituza ngo mwarize neza, ngo bashinze urwabo zitabakoze nk'ababasekana imbereka, mwitonde nyamuna igiti kimwe si ishyamba, ahubwo urugamba ruratangiye mube maso. Senga ubudasiba badasendana mu kwa buki, ukubika umutwe hasi kurusha igihwagari, kurekera bigasigara bisa n'umugani, gutwaza bigatwarwa na nk'ibi ni ibiki bibaye, ibara ritabera imbwa rikakubera nyabyo. Batumirwa mwese mwakire amashimwe, mu magana menshi ataje muri iki kirori, muzwiho kuba inshuti z'akadasohoka z'umuryango, ingorane zije muzibatwaza nk'abantu, ubumuntu mugira bukomeze bubarange iteka. Ntibasigaye igifunguzo cy'ubugarama kirambi, ntimuturambire ngo tubavugeho menshi, mwishaka kugenda mu nkweto y'abandi, Dawidi yahagurukanye agakoni ibuye n'umuhumetso, atsindira umukobwa w'umwami ari umushumba. Wijyana isaho ngo wemeze rubanda, ntibamutanyurwa ntushukwe n'irari ryabo, dore iyo urebye hirya bakunyegera rimwe bose, wahindukira kubareba bakakubeshya kukuramya, ntibakakuryarya abanyarwanda turaziranye. Nimwakiriye za ndabo z'amaroze, zisoroma ku giti cy'amahwa nizere ko ubizi, wikwigira rero igihogere na rudacira akabeshye, viziyo urata irimo kuvuza ubuhuha, ruto ni ruto, Esiteri yabaye umwamikazi. Kubagabanya uteranye unakuremo, uzagera kure ntatana n'ibi mu buzima, n'uvuga zigazigamira abazibaruka, kandi utumbira imbere ntagusha amazuru, naho uwizera azaba umurago we wihishe byose. Murakoze.